ibitotsi biba byabuze ni ukuri mbabwiye ko ndasinziriye ntabwo mwazabatangaza kubera gutinya ko naza gukerererwa kavuga ndetse niza kwicura ngasanga abandi bageze kure bambuze byatumye tugasaa 9 ndi maso kugeza aya masaha ariko Imana ishimwe cyane yuko nabyo nta cyabayeho kugira ngo kiturogoye rero kuko mwabidusabye kuko mwabyifujije kuko natwe tubifite ku mitima yacu ni ugushima Imana. Imana yadukoreye byinshi amashimwe yanje n'ubuhererekane rero benshi batekereza yuko ngiye gushima Imana kuja yankoreye ubu nyine vuba ahangaha ariko amashimwe yanje arafatanye n'umugozi muremure zana kurura nyakuye kure kandi akaba ariho ndushaho kuyatahura cyane kandi nkumva aribwo nobasha no kuyasobanurira undi muntu akumva kuko ibi byubu jewe mbibona ko ari bito ibiherutse nubwo ari binini Imana yakoze ariko jewe mbivuze iyo mbivuze byonyine nirengagije byatambutse zanumva mbiciyemo ariko reka wenda nsabe umuyobozi wacu uri hafi adusomera ijambo muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 ariwo ntangizanya. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3 nimba umuyobozi ari hafi adufashe gusoma. Alfred Uganda wafungura telefone. Sawa reka tuza gusoma Yohana wa mbere. Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Yego. Dusome haravuga ngo ibyo twabonye tukabyumva nibyo twababwiye kugira ngo namwe mufatanye natwe kuko ubwacu dufatanije na data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndagira ngo icyo twenda kubabwira ntabwo ari byo twasomye ntabwo ari byo twakuye ahandi twenda kubabwira iby'Imana yadukoreye namwe mwabonye namwe mwumvise kugira ngo twese dufatanye kuzamura icyubahiro cy'Imana. Mu by'ukuri ndabizi yuko buri muntu wese iyo asenga yabaye mu buzima bwiwe umuntu wese w'umukristo aza yifuza yuko Imana imukorera igitangaza aza yifuza yuko Imana imuremera amashimwe. Niyo masengesho yacu ya buri munsi niyo masengesho tugendana ariko kandi tukumva biraryoshye ariko nkuko Yakobo yabyanditse mu gice cya mbere yaravuze ngo ni byiza kandi ni ibyishimo nitugurwaho n'ibigeragezo. Reka mbabwire ngo imashimwe n'igitangaza n'abana b'ikigeragezo bavuka mu ijambo ryitwa ikigeragezo. Iyo umuntu akwepa ikigeragezo iyo umuntu asengera igeragezo kuko kitamugeraho iyo umuntu ahunga iyo umuntu akora amayeri ashakisha ujya akwepa ibigeragezo ariko amara akifuza amashimwe n'ibitangaza abasaba ibinyuranye. Ntabwo dusaba ibigeragezo ariko niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo nibikugwaho gituma. Ibyo ndabizi yuko hari ibigeragezo twizanira bituruka ku ngaruka z'ibyo twakoze bibi ibyaha n'ibindi twahura n'ingaruka zabyo tukavuga ngo duhuye n'ibigeragezo ahubwo tuba duhuye n'ingaruka z'ibyo twatekereje n'ibyo twakoze. Ibyo nta bitangaza bibyara urupfu nuko n'ijambo rivuga ariko ikigeragezo kibyara igitangaza ni iki Yakobo yavuze ngo ni ikikugwaho gituma utagiteguye nta ruhare wabigizemo. Bibiliya ikamidusaba ngo uhagarare utuze wihangana ureke icyo kigeragezo ngo kiza kibyara kwihangana ukabyara amashimwe. Ni ukuri ndashima Imana yuko ibigeragezo twaciyemo byatubyariye amashimwe n'ibitangaza. Amen. Jewe nza mbihera kure nza mbituruka izanje niyo navuze ngo ni umugozi muremure. Jewe ngira ibihe bitatu nanyuzemo kandi nisanzemo byandemeye amashimwe zandemeye imbaraga biza bituma ibindi bintu byose tagira ikintu ntinya mu buzima bwanje. Ndabizi ko ntaramenya n'abavandimwe banje tuvukana n'abashumba banje banshumze haba handi Bukavu ndi muri Sepake haba ndetse no muri Kenya aho umuryango wanje uba muri Harvest
mu bushara abantu bo muri Kenya banze twataramanye nabo ngira ubwoba bukeya kandi akenshi ndi bwaturutse muri Karemano buturuka kenshi mu kumenya yuko ntabwo urupfu ruba mu kigaragaza duhuye nabwo urupfu ruba mu gihe Imana iba yageye ariko ikigaragazo twinjiyemo n'ibihe twinjiyemo ntabwo arizo biza bitubyarira urupfu oya biba bibyara swata amashimwe kandi nta ari ikintu tokwepa nditwokwepa igihe cy'Imana yakugeneye kuzagenda nta waje kwepera ni kimwe yuko utokwepa amashimwe Imana yaguteganyirije kubera iyo mpamvu rero byatumye nshira ubwoba ninjira mu kintu ngumva n'ubu ndagira ngo kwisanga ndi Bukavu nyine uyu munsi umuryango wanje harabamerewe nabi cyane n'ubu bateye bashaka no kumva izo mvuga bambwira bati hunga vaho ngaho genda ariko se ndahunga nimba hari ibyo Imana ishaka kunkorera byiza mbihunge nimba hari andi mashimwe meza Imana ishaka kundemera nahunge kandi nimba ari n'igari se iryo warihunga ntizakunda ejo ni amagambo nari ntangije kugira ngo mbanze se n'utarenginga abantu cyangwa se n'urema abantu imitima ariko reka mvuga amakuru yanjye ikigaragazo cyanje nahuye naco n'amashimwe yanje uko aremye yatangiye kera muri 1998 Lubumbashi nyoza nyaturutsa nubwo nturutse kure ariko ndubahiriza iminota yanje bampaye ntabwo nirenza nyaturukiza nyaturutse Lubumbashi nage nisanze yo mu ntambara 1998 ntari buvuga idonido ariko nza kwisanga mu bantu benshi dufungwa turi benshi twabanye ndarengiye muri Bjura abantu benshi barabi wacu muri Bjura barabizi nabo dutamanye hano turafatwa duhura n'igihe kibi duhura n'ibigaragazo turafungwa twambika ubusa twicishwa inzara twicishwa inkoni n'inguma izo mvuze navuga n'abantu nuko tari ngombwa kuko ndakeneye kugira abo ntoneka nabo mbabaza nabo nibutse ibyo bihe ariko hari abavandimwe nzi usanze mu gikari nakubwira ngo kanaka yishwe n'inguma usanze mu gikari nakubwira ngo kanaka yishwe n'inkoni nakubwira ngo kanaka yishwe n'inzara ariko nza mbyibuka nkibuka Imana ibyo iba yarakoze n'ikibazo mbaza Imana kayibaza ngo ese w'Imana we ikindi utaranereka gihambaye cyatumye wa munsi sigara niki cyo gituma ngira ishiruka ubwoba nkavuga ngo nishore muco numva wenda harimo Imana yateganyirije cyatumye cyagenda nza nibuka bende data tutaramenya wenda twabanga ico gihe barabizi hari abazi itariki 10 z'ukwezi kwa munane umunsi tudashobora kuzibagirwa mu buzima bwacu ubwo twari turi muri kasho n'abandi yari amakasho yegeranye atandukanye bafata bene wacu bene data ba 11 twari kumwe n'abakozi b'Imana yakundaga cyane Pastor Sado ngweshi mbabarira kumuvuga ariko umukozi w'Imana batashe sinza iripfunwe zo kumuvuga kuko babanye ibihe byiza cyane twavanye nawe muri Bjura dushoreye inka tujya Lubumbashi ukwezi kose mu nzira agenda tubwiriza inyigisho za nyuma arazitubwiriza ngo Lubumbashi arataha sindatinya kumuvuga kabisa kuko nzanibuka ko twataramanye hari n'abakitse kw'icumu turi kumwe twataramanye muri ico gitaramo cy'urwo rugendo rwiwe umunsi rero babajana baje gupfa ajya kubica natwe bavuyeyo natwe baraza baradufata umwe twari turi nijoro asaba baratujana baza gukingura mu by'ukuri kubera ubabare twari twiriwemwo bw'inkoni badukurutse kuva mu gitondo burira kugeza aho twumva twifuza ko dupfa turabyifuza kwasigara uvuga ngo nibaze nanone barangize ntacyo tugisigariye imodoka yaje nijoro zanibuka yahagaze ku muryango ya pick-up nije wabaye wa mbere gusohoka kwinjira bavuze ngo ndimwinjire nije wabaye wa mbere gusohoka ninjira muri iyo modoka ariko icyo shima Imana cyane kurushaho Imana ni igitangaza tumaze kwinjira tumaze kwicara twari nka batatu abandi bari bakirimo imbere numva ku cyombo cy'umusirikare bari kutwinjiza aravuze ngo bavuze ngo murekeraho muhagarike byamenyekanye kandi itegeko ryavuye kwa perezida Kabila mukuru wapfuye ngo none ngo umuntu ubikora ngo ni harwiwe ngo yirengera izo ngaruka twari kumwe n'umumama umugabo yari umusirikare w'umukoloneli umumama yaje no kwitaba Imana
bari kwavuga ku Combo Muringara aba ari umbwira ati ibintu birahindutse. Zari ku munsi twagarukiye aho hantu Imana ikora icyo gitangaza. Tubona twebwe turagarutse dusubira mu nzu ngo urupfu turarusibe. Ariko uwo munsi bene data baragiye benshi bari 11 haje gukiramo umwe arahari azaduhereza ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoresheje kugira ngo ave muri abo 11 baragenda barabica ngo bamugereho kandi Imana ihaye muganiriza Imana ikamubwira ngo wowe ntupfa baye barasa abandi akareba barasa barimo n'abakuru biwe bararasa ngo bamugereho ngo umusirikare aramubwira ngo se saa 7 z'ijoro kurakora iki hano ngo aramusunika uke mu gihuru. Cyo gende twabaga twambaye imyenda bajyaga badukorera zose nta mahuzu twambaye ku mubiri turi gutyo uyu kwaka ucyagishara uke mu gihuru abona ya modoka irahinduka isubiye yo bamutaho atambaye uko yaje kuduseruka abona ibitangaza kandi nibirebire reka niyo kubitindamo. Imana iradukiza ico bihe. Nimba muza muri mwumva baririmba amazi yavuye muri gereza Lubumbashi nico gihe twariyo. Imana idukoreye ibitangaza iraturinda kandi iratuganiriza ikaduha amasezerano turaho twasenga nijoro Imana ikatubwira Imana ikaduha inzozi tukarota baca mu gitondo mukazuka mufite umurongo. Imana buriya ni igitangaza mukuri bene data mbabwire ndeba iyo nicaye mu buzima busanzwe nkabona abantu Imana yahaye impano y'ubuhanuzi basa n'abenda kuzirata bambabarire barimo ntagirewe bikomeretsa kumva birantangaje. Ntawe Imana itazivugisha dushaka twese tuzace bugufi tagihe Imana ntawe Imana itovugisha ndibishoboka. Ndababwiza ukuri ko turi Lubumbashi hariho mwene data Imana yatwaye vubanga inshuti yanje magara cyane ntazibaga ubuzima bwanje witwa Rwagasore mwene nkunda batware ari inshuti yanje magara twakundanye twabanye ubuzima bwose. Uwo turi kumwe nawe muri prison yageza duha umurongo wa buri munsi uri ko yaryamaga yageza azuka akatubwira ngo dore ko nabonye kandi yageza rota inzozi zizoba kera rota inzozi zimwe zikaba mu gitondo ageza bafika katubwira ngo nabonye bigenda gutya twabyuka twirika. Uwo muntu Imana imwishurira uko tuzataha uko tuzagera mu ngo zacu uko tuzakirwa. Ico gihe twari tumaze gushaka ariko tutaragira umwana twari tutarabyara ije nawe twembi. Imana ikamwishurira n'uburyo tuzobyara abana bacu wa mbere wa kabiri kugeza ku wa gatatu akabimbwira. Ariko ntawe Imana itovugisha ntawe Imana itovugira kandi ico namaze gusobanukirwa nico namaze kumenya Imana iba hagati iyo dukubwe turi mu kaga mu bibazo. Naratangaye rya jambo mwasomye Uwiteka n'umwungeri wacu. Imana n'umwungeri wacu iyo turi mu gacikane kurusha iyo turi mu byiza. Iyo turi mu gacikane tiziba kure umuntu uza wiheba akayivaho akayituka akayanga yageze mu gacikane taramenya ibyo banga. Niyo hantu nasobanukiwe amagambo ya Yobu yari yaramenye ikintu gikomeye mu buzima bwe. Yamenye yuko Imana iba hafi y'umuntu ari mu kaga. Ico gihe yageze tuganiriza Imana yageze tubwira gahunda za buri munsi. Lubumbashi tuveyo reka ne kuhatinda ko ndashaka kugera ku makuru y'ubu benshi niyo bakeneye. Turahafa Imana iradukura mu buryo bw'isezerano rikomeye. Yaratubwiye ngo ninza kubakura hano. Uwo musore rero rose aravuga ngo yabonye ngo igisiga kiza ngo kiritura ngo kiraryama ngo twicara ku mababa yacu umare ngo kiratugurukana. Twavuye Lubumbashi n'indege twitura i Kigali tutagira inkweto n'umwenda bari koze duterana ndagira ngo kazagutera uwo babonye turahuruka. Ubu turiho uko tumeze n'Imana. Turayishima cyane. Amen. Ikindi kintu ndashima mu Imana ku bantu benshi barabizi banzi nagiye muri Kenya maze imyaka 14 muri Kenya n'umuryango wanje ariyo mba kandi nagiyeyo kimwe n'abandi muri mu nzira mwumva nkeneye kuja hanze. Ndagenda mu bana natwaye harimo muramu wanje nari narareze muto ngo dushikeyo
arambwira ngo reka jewe nkore dosiye yanje ukwanje simbe muri famiye yawe nikorera ku ruhande shaka kwanga nuvuga se nibikugoririya umuryango wende bazova ngo nijo gutereranya ariko arankomveka arambwira ati je reka mbikorere ku ruhande ariko numva ari byo kwihuta tisawa ikure mu yacu ikorere ku ruhande umunsi yuzuza imyaka 2 we niwo munsi agenda aratuye muri Amerika yabonye ubwene igihugu yarashatse afite umuryango jewe ndacaba muri Kenya ariko ari muri Kenya ndamfashima Imana cyane Imana nabonye ikindi kigaragazo gikomeye kora processes kimwe n'abandi ndayijana ngeza ku mwisho mbona visa ndiga iby'imico ndarangiza banshakira inzu muri Amerika ushiki wanje ubayo bari ku murongo sinzi ndataramye ariko ashobora kubavyumva arayibona barayimuhereza bamuhereza ibintu byose babishiramo abari muri Amerika barabizi iyo bagiye kwakira umuntu uko bigenda bamuhereza n'umunsi zaza barawumpa bampa biye y'indege ndasezera mu ikanisa bari muri Kenya barabizi turasezera neza ngo buce turahaguruka turagenda ngo dushika twagaza tunyura muri centre ya transit uzohanyura bagapima imizigo barangiza bakayishira mu ndege kaje ku kibuga namwe mukurira mukagenda mbashike barambwira ngo wowe ntugenda mbazi impamvu banga kuyimbwira ngo bayizi ngo niko byabonetse baza kumbwira bakambwira ngo turi kuri liste kandi ku muryango habaga liste y'abantu bagenda yari ku muryango nijore nimero ya mbere ariko ngo ninjire mu ndani barambwira ngo wowe ntugende ngo liste dufite hano ngo tuhari kababwira nti ngiri ya liste imanitse hariya uriya nimero ya mbere ni jewe ariko ntibavyemere nabo birabayobera bariyo barahamagara na bose bakareba liste bakareba ibyangombwa bakareba ibyo mfite zose babona nta kintu na kimwe mbuze ariko barambwira ngo tumenye impamvu tagiye kuri liste ngo bahamagare arahamagara hirya no hino baraza bati ihangane tugenda tuzi impamvu tegereza wenda hari igihe byorangira ukagenda nejo cyangwa ejo bundi ndagira ngo mbabwire bavandimwe ko uyu ari umwaka wa 6 wa 7 umwaka wa 7 barampagaritse iyo mpamvu ntibarayimbwira iyo mpamvu sindayimenye ariko ico nshimira mu Imana buri gihe nasobanukiwe ikintu kimwe ikigeragezo kimbayeho iza nirukira muri iri jambo riri muri Yakobo kavuga ngo nimba kinguyeho gitu reka nihangane ndebe ico kibyara kuko ntakigize mu ruhare kirabyara cyiza nama numva ndaremye mu mitima yaje numva ndatuje nabanje guhangayika nk'umuntu abana birabagora bagira gahunda z'ishuri zirahinduka rumva iyo tujya kugenda bagiye muri process barabizi umwaka wa nyuma nika abana batazabiga muhamurije mu mico kwiga ibiki mama bahamagara buri munsi umva abana bamba baje muri mudi yo kwiga yo kugenda ishuri no mwaka ntibiga ndetse no mwaka wakurikiyeho twawumaze turi stand by duhagaze batubwira ngo anytime muragenda buri kanya kiko kose bashobora kubahamagara basa naho nabo bamaze kaho batiga numva bibabaje umutima wanje ariko buriya iyo umuntu ariyo ntigaragazo ni nacyo cyane kiza gitsinda abantu benshi mu kanisa no mu miryango yacu abantu baza birukira kubaza abandi ngo ngahe mbwira aho byapfiriye ngaho ndebera nimba hari uwantobeye ngaho mbariza nimba hari uwo bayavyivanzemo jewe ibimvuga ndabizi ko ndi kumwe n'abantu benshi b'umuryango wanje cyane barabizi ko izo bintu ndoza mbijamo n'itorero n'abashumba banje barabizi rwose sinshobora kwanduranya n'umuntu ngo mbaze kandi suko batabayeho suko bitavuzwe suko bitashakishijwe ariko ndashima Imana abantu bambwiye byinshi abantu bazanye amakuru menshi abantu basenze kwinshi abantu barahanuye cyane ariko hari ikintu kiza kinezeza cyane haje kuza umwana muto pe kuko mu rusengero rwacu Nairobi nari nshinzwe inyigisho nuko ntipresente imbere mu mbabarire cyane nibagiwe kwipresente nshinzwe umwarimu umurimo nasengeweho maze imyaka 10 zirenga ndetse wa 11
umwarimu ushinzwe inyigisho n'amahugurwa mu itorero cyane cyane urubyiruko araza arambwira ngo ese ngo wasomye ijambo riri muri Yeremiya ngo rivuga ngo inzi icyo nifuza kukugirira ni cyiza ntabwo ari kibi ngo se kurabona ko Imana ifite cyiza uzi ko Imana ifite cyiza kukugirira kiruta Amerika ni ku ijambo ryambwiye ngo hari icyiza yifuza kukugirira kiruta Amerika icyatumye kwima Amerika ifite cyiza kiruta Amerika yo numva arankorogoshoye numva arandangije nama numva ansabye ko nihana umubabaro n'ibindi byose nagize ndakira ubwonko bwanje arabukoropa ibitekerezo arabihanagura nama numva asubiye ku murongo ndavuga ngo birarangiye ni ukuri tegereje icyiza kiruta kuja muri Amerika kandi numva ndaremetse umutima wanje mu by'ukuri narahindukiye ndasandagaruka mu Rwanda no muri Kongo ije gushakisha ibindi gukora ariko ngarukana umunezero kurutona cyane muri Amerika ibyo mvuga abo tubana ni Bukavu barabizi abo tuganira ifite zaje tugendana mvuga barabizi cyane sinigeze swa kugaragaza umubabaro n'ibitekerezo byo kuja muri Amerika bihita binashira pe mu buryo naje mbwira n'abantu ndi banamba amagara ndi hano sababwira ngo ndi mu bindi banze mureke mwe mukorera abandi ndi mu bindi numva uwo muntu aramvuye ndakira ndasura no basubiranye imbaraga Imana ishimwe cyane Amen. burikeye ndaza nisangane Bukavu naje Bukavu mu buryo ndateguye ndabishima yuko Imana izizana umuntu mu buryo umugambi wayo ndashima Imana ko ndi kumwe muri iki gitaramo n'abanyabukavu harimo n'abashumba baje Amen. kandi Imana ibaha umugisha cyane ngeze Bukavu ntabwo naje muri gahunda zo gukora ibyo naje no gukora nyuma se nabyo zari zanzanye uwo munsi Bukavu uwo munsi nari naje gusa muri gahunda zanje bwite nari nje gukora hari umuntu twari dufitanye ibiganiro hano bizo yanasabye kumufasha gukora arambira tuzaza ubimfashe gira mukuru wanje ngiye Bukavu hari umuntu ngiye gufasha iye no gushaka pasiporo ya Kongo ibyo bintu birinzo zanzanye ndazangera hano aho naraye mu itorero rya Zayoni hari umugabo w'umupasiteri inshuti yanje nkanika twari twararanye turasenga nijoro ariko numva haje isengesho tateguye ariko kandi ngo muri kurisenga ndasobangibazaho ndavuga ngo se kuniko kwereka bazavuga ndayishuriwe se Mana ndasenga navuga ngo Mana ngeze Bukavu kandi je kuhaba ndagusaba ikintu kimwe uzi ko naje gushaka amafaranga ariko singusabye amafaranga mbere usabye abantu umpa abantu kuruta amafaranga abanzi rero bazi ko nkunda gusabana cyane pe no ku buryo ari bimwe bajya banseka neje baje babimbwira ngo sinza ndyaje nyine zabingora cyane niyo shonje kuvuga ngo wantereke ibyo kurya nyine na madamu ndagira ngo nawe yataramenya arabizi sinza mbishobora kuvuga ngo nicare imbere y'ibyo kurya nyine simbikunda kandi byabinananira pe iyo mbifite naje gushaka abandi bantu kugira ngo dusangire nkunda gusabana ndavuga ngo Mana umpe abantu mbere y'uko umpa ibintu ariko ngo ndangize numva sinzi uko nasabye maze ndangije mukanya ndavuga ndariko sinoba navuze bitari byo uwo kosora ariko kera bitakigarutse ryagiye ariko naje numva sigaye mbitindaho ndabitekereza ariko ngo ariko kumurana ndavuga ariko Imana ishimwe se wamugana Imana iguhaye abantu bakagukunda bakakwitaho ugasabana nabo bakakwiyumvamo nawe ukabiyumvamo ese hari ikiruta ico singira ngo no bazara amafaranga ariko navuga ko naje gushaka amafaranga kuko atari yo nahereyeho n'ubwo kintu kirangoye kandi nijo wagisabye ariko Imana igitangaza iza yumva buke gusa hari ejo sinzi mwene data bavuze hano mu gitaramo ndende rero n'indirimbo twako dukurikira ngo abe niyo ngo twovuga twongorera umutima iyo ngo irumva byosengesha Imana ryumvishije kurusha ayandi yose nasenze Peter muri Bukavu ndaza Peter mu itorero rya Sepake itorero ryanje niryo navukiyemo niryo nabarikiwemo niryo nashingiriwemo
ndarikunda cyane nubwo mba muri Kenya nkaba muri Harvest kubera umuryango nari nayo ntuye ariko cyane nza numva ngenda ndi Sepak niryo torero ryanje yitiramo ndababwira nti sinzirubura cyane kuko umuryango uri muri Kenya ariko igihe cyose zaba ndi hano ndi Sepak banyakira neza turabana Imana yampera umugisha ba bantu kujya na senze Imana yitibamba irabamba pe irabamba abantu barankunda ndabakunda numva ndahekeje habaye umunsi mike tugira ikibazo mwese mwamenye mwadusengeye twabanye namwe mwadushigikiye no mu bikorwa Imana izabaha umugisha mwese torero rya Sepak badutahaze badutaye hanze nari umushitsi murabyumva ariko baraza inama iraterana abantu bose tekereza ko uwo munsi ntari nahari ahubwo baravuga ngo batora abantu bagomba gukurikirana ico kibazo aribo babishingwa aribo bavyandikishwa aribo babishingwa mbese ku mugaragaro ngo baje gutora muri bage batatu banshiramo garutse umuntu arambwira ngo umuntu w'inshuti yanje cyane ndakeneye kuvuga izina rye arambwira ati nije batanze izina ryawe kandi navuze ngubemo tumbwire ngo uri umushitsi tumbwire ngo uko uragenda tumenyereye kavuzo ndarizi ariko navuze ngo ujemo Imana ni kumwuka yanyoboye bijamo amezi 6 twagize hanze tuburana ndatekereza ngo usibije niyinga n'uwo munsi no banarasije kugera ku rukiko nageza ngenda buri munsi ari mu Imana turakurikirana ikibazo naho bagenzi banje kugeza roho ngo ndwesa naho sigaye nyine Imana babare ntabwo mzirase ndwekaza ngenda nyine sigara nyine ndinjira mu mabiro byose aho nongeye guhera igitangaza Imana kwizikora kubera ico kibazo gituma mbasha kumenyana n'abayobozi bose bahano guhera kuri guverineri ba generale ba procureur ba president w'inkiko abare doke bande nta muntu numwe tutabonanye kuri ico kibazo iminsi twamaze Imana igenda imyereka abo bantu bose turamenyana tekereza ko ari naho Satani yaturutse mu kibazo canje negeze cyo gufungwa naho haturutse ikindi haturutse impamvu ikomeye ariko Imana iza kudufasha umunsi umwe ndibuka twari mu kiriyo duherekeza umukozi w'Imana Revera Rugabisha twicaye tugiye kuja gushingura twari dufite umurambo mu itorero ndombona umucamanza wari ufite dosiye arampamagaye arambwira ngo ngwino kandi uze wenyine usange hano ndamanuka ndagenda no mu rukiko siga abandi mu kanisa bari mu kiriyo bose ndagenda ndicara muri sale y'urukiko asoma imanza zose uwo munsi ararangiza mbona ntasoma urwacu arahaguruka ndibaza ndetse kuba rusize bigenze gute ariko mbona anyandikiye message ayicaye imbere arambwira ngo ntugende n'urwawe narwo turarusoma ariko mbona arafunze ararangije imanza zose asabye ko bakinga birangira barasohoka turasohoka twese barakinga nibaza ukuntu bigenze kuko ambwiye ngo singende nyuma atuma umuntu aramubwira ngo urubanza rwanje bararusoma ariko bararusomera muri biro bagiye guhamagara abandi bacamanza iminota ingahe nagiye kubona mbona baje birukanka bose abakozi bari bamaze kumenya kubera kumakwaza mbona baraje barampobera n'induru nishi baturatsinze Imana yanyu iratsinze mubonye itorero nukuri uwo munsi ndavuga nti iki ni kimwe mu Imana iba yaratugaruriye hano gushaka ibi byishimo nari kuzabikora ubuzima bwanje bwose ntari hano muri Kongo iyo nje muri Amerika sima mbonye ibintu nishimwe ibyishimo ndashobora kubwira abantu birenze uko ushobora gutekereza ngubwa neza tubona igitangaza cy'Imana aho havuye Satani n'umujinya wose ndanibuka umunsi mvayo naramagaye abantu baraza tuvuza impundu twese turishima ngo buci umunsi nje gufata urupapuro rwo gukingura iri mpanuka barangonga nagira ngo abantu nobereka iyo modoka yanje uko imeze ntiwokwemera ko hari umuntu wavuyemo twari kumwe n'abandi bakozi b'Imana barimo n'umupasiteri nabonye twataramanye hano Pasiteri Jacques y'inzu pura n'igicu ndazi yo giturutse
nagiye kubona mbona imodoka zine zuzuye abantu zirangose imwe imbere indi inyuma zituruka uduhanda twose zamazimpuriraho zirimo abapolisi zirimo abasirikare zirimo abanere zirimo aba DGM bamabazi umuhanda wose abantu bakaza bakinga amaduka birwaka bahunga uburyo butunguranye cyane nibazi kimbayeho niki namagira ngo none bashobora kuba wenda bibeshye ntibazi bagiye gufata ariko Imana ni igitangaza uwo munsi nabyutse pe numva ngomba gupanga ibintu zanje namafata ibyangombwa byanje byose ngendana nibyo ntagaza ngendana ndabifata zose ndabitegura namabishira mu mufuka wanje ibiri mu rugo ndabibika ndafunga ibintu byose nsigateguye kuruta uko nzategura ngiye gusohoka ko bafate nta kintu kibi bansanganye basanga nta cyangombwa na kimwe mbuze baranjana imodoka zibiri imbere izindi zibiri inyuma iyanje bayishira hagati baranshore tugeze iyo twari tugiye kuri Anet abahazi nasanze umuyobozi wabo mukuru asohoka hanze nsanga bagose igipango abasirikare n'abapolisi imbunde kujya kwabo muri abazi bene wacu bazi kwishungereza bamabazi fata imbunde bagira gutya ngo mare gushika batese niki kwanyinjira mbona iwe yaranzi twari tusanzwe tumenyeranye arambaje tese ni wewe nange namaza ndetse naje ko ndakubaza ni jewe mwe mushaka kugeza unyine sindamenye nimba nishishe bashaka kuko sinzi ico nakoze sindamenye ikintu cyabaye kugira ngo nisange hano hano arambira ati yangane nta kundi abwira abantu tumumureke cyari hariya turamuzi iyo tumenya ko ari uyu tuba twiriwe dutuma abantu tuba twanamuhamagaye akaza ariko cyari hariya ubanza uruhuke nta kibazo ndicara ndaruhuka mukanya baza bahamagaye aragiye atereka ninginga abantu ninginga abagufunze itegeko ryavuye Kinshasa ntabwo twagufunze ari itegeko rya hano tubinginge yuko tugusambishiriza hano ati kuko kibazo cyabo uburyo bakureze bavuga ngo tugufate ne dusanga ari we wayamaze nara yawe duhite tukuriza ibato unigoma urira indege ni Kinshasa uyu munsi mu masaha 28 bugeze Kinshasa atariko ko ndinginga ngo bareke tugusambishiriza hano kuko tukuzi tubona wihangane abijamo mara hafi kisaha nicaye integereje araza kwemera ati kibazo cyawe cyagoranye ati barasana bemeye ariko nanone bavuze ngo tugusambishe twenyine inzego zose zagufashe z'umutekano zigusambishe anere DGM demiape na polisi ati ndetse n'abaparike twese duhurire muno tugusambishe hamwe kugira ngo imyanzuro ifatirwe hamwe hatagira abo woja guheza ruswa ngo bakubabarire cyangwa bagucikishe nta kibazo ariko mu by'ukuri nicaye aho numva umutima wanje urambwira gusenga igihe nari nicaye ntegereje muri biro numva ndasenga navuga ndi Imana yanje ndi ko ndareba mu mutima wanje nkabona nta cyaha nakoze cyanzanye hano ari nzi yuko ushobora kutuyobora mu bihe nk'ibi kugira ngo uturemere amashimwe umutima wanje uhereze gutahura kwakira no kubara ivyo ugiye kuzankorera muri bino bihigiye kwinjiramo kandi umva imbaraga umve no gutekana ndarangiza numva umutima ko wika sigana ahubwo ikintu gisa n'uburakari kaza numva no rwana ariko ubwoba burashira ndatekana numva ndatuje nukuri bansambishije amasaha 6 simva ayo makuru sinavugira hano basambishe kuva saa 6 zuzuye kugeza saa 12 tibarangiza turatangira mu gitondo kugeza kandi saa 5 ariko ayo masaha yose ibyaha banshinje n'ibyaha ndovugira bariko ndagira ngo ibyaha twese dushinjwa abanyamurenge byose nije bariko babishiraho ibibazo by'intambara zibera haba muri Nord Kivu Sud Kivu ni wewe mubitsi ni wewe uyoboye ni wewe bashizeho ni wewe uhuza abantu na bino bihugu byose kugira ngo uhuze ibikorwa ni wewe wakira imisanzu yo guhereza abo bantu bose ibyaha bimwe utobasha
kuyanga ariko nama numvuga nti nimba ari ibingibi baramba baca umutwe nta kindi ariko nareba ukuntu nta na kimwe nakoze kavuga nti ibingibi biraza kubusa ariko mu by'ukuri ndashima Imana yuko uwo munsi wa kabiri baransambishije barasambisha tuja kurwana bare bamwe baritonda ngo bigere ku munsi wa kabiri arambwira directeur arambwira ati wakoze arampamagaye muri biro arambwira ngo wakoze nakurikiye ibyo wasambye bari banditse mpapuro 21 arambwira ati nakurikiye ibyo wasambye nabisomye wagize neza wavuze neza rwose ni ibintu ashaka kuvuga nababaye mu mutima wanje kubona ari wowe bazanye hano ejo muri twari turi kumwe hano uhaye uvugira bene wanyu bari bafunze hano umwe wacu wari wakomeretse ruguru mu nkambi ya Mikenke bamujana muri Kenya kwivuza agarutse baramufunga ku mupaka ngo avuye mu ntambara ngo niwe yakomerekeye ngo muri M23 tuja kumuvugira turagenda turi n'abagabo ba hano ba mutualité turavuga je sura ndetse inshuro nka 3 ane naho yamenyeye kuma kumwereka kujya ari akarengane turi mu muntu isura ari mu guca ku mupaka muri ku murongo muri 10 bakagukuramo bakagusaka bakagushakisha impamvu none nicyo tuzira uturenganura gerageza kubivuga ko tugera aho raduhamagara turaze naho bagabo twese twari kumwe babayobozi ba hano ba mutualité natwe tubivuga gutyo aravyandika uwo muntu baza no kumurekura none ubwo bamfunza arambwira ati bya bindi mwari kumuvuga nawe nivyo wazize Imana ishimwe ko wabibonye ukababonye ko ari byo nuko ariko numva ndatekanye arambwira tugende bagweze icumba baguhe matera urifuza iki telefone ndazo tuzaguha tuzokunda ndamwe mugende muzanira ibitabo byanje some ntakindi numpeze ibitabo nimba mwonemerera ngakurikira radio ati ndivyemewe ariko tuzareba uburyo tuba tugufasha rimwe na rimwe atariko ibitabo zo babiguhereza banzanira ibitabo Imana isubizaho cyifuzo cyakinde nasengeye umunsi ngeri Bukavu kimwe nimba wawe ucibuka ndagira ngo wowe wawe nikiriza turi kumwe mu izina rya bose yego Imana iguhumugisha cyane amen no cya cyifuzo nasengeye ngo Mana umpa abantu n'uwo munsi yagishushi yeme abantu baransura Bukavu abanyebukavu muhagarariye abandi Imana izabaho umugisha abantu baraza ngo aruharambwira ati se urinde zanibuka rimwe abagabo bari hano harimo n'abapasiteri benda tutaramenya hano bari bahari uwo munsi yarambajije ahagaze hanze arambwira ngo ariko wari ikintu waduhishe muzo watubwiye uzuba umwami wabo wabaye depite wabaye nde ni gute ko tuzadufunga abantu benshi tutarabona abantu bakoka abantu bakuzura gutya niki abantu baransura iyo shusho iri mu yagabanyije ubukana bw'ikibazo cyanje amen umve ko Imana izisubiza gato ikagakuramo igisubizo Imana muri iryo sengesho no muri abo bantu Imana yashubije ibyifuzo bibiri bikomeye muri nje mu kibazo cyanje kandi byamfashije icyambere barareje baravuga ngo uyu muntu mukiva atabaye umuyobozi atabaye ikindi gikomeye muri uyu mujyi umusirikare mu pastori mu shefu si ministre nta kazi gakomeye yakoze ariko abantu bangana n'icyo bamusuye ruvuga ngo uyu muntu si mubi kibi gisubizo icya kabiri baragemura uje wese bari baranze ngo nta muntu uzawiza gusura udafite icyo ugemuye none abantu bacu murabazi Imana ibaho umugisha cyane uje wese akazana amata uje akazana ji uje akazana ibyo ku mugari undi akazana imineke undi akazana imbuto ngo duwe mu gashama n'indi mwarimu ikimeza kinini kiruzura amabara kujya ku botike kangira none naje gufasha abandi bafunzwe kugira bacu ibyo kujya byanyu mubwire harimo umumama wari ufunzwe ari handi Bukavu n'uyu munsi yaranze ko aza kunsura n'umuryango we mufakaze nawe yari afite ibindi bibazo bimeze nk'ibyanje afunzwe ndamubwira ntubwire mu rugo ntibakakugemurire iminsi tuzaba turi kumwana twamaranye ukwezi tibongeye kumugemurira ndamubwira nti nabandi mu turarya ibyo kurya biba byinshi amata amakarito y'amata amajerekani
n'amaji utubido ngafata nimugoroba bagiye gutaha ngabwira umukozi ndigenda ushire mu modoka ya shefu ikarito y'amata genda ushire muri ya modoka ya shefu kano kabido k'amata baruhe bose batangira kunkunda baje umwe akaza kanyongorera ngo ndiko ndagusengera timane baho umugisha undi akaza ngo turiko turagusengera iminsi nabaye hano i Bukavu ukwezi iyinga ndi muri Bukavu Imana yankorera ibitangaza kabisa amen ava merewe neza inguwe neza abantu bahansure barambonye ndabyibuha warabona umuntu ubyibuha ari muri prison ndabyibuha mera neza kuko nageza ngibyo kurya bimwe ntararya pagira ubufuti inshuti bajya bakozi bose babo imfungwa zahakiye bajya bagira iminsi 2 bagasohoka bagira iminsi 3 bagasohoka yasohoka akavuga ati nasize umuntu muri yasohoka ati umuntu usize muriya ishusho Imana indemera amashimwe aho hantu ngo nduwe umunsi umwe ndasenga ndavuga ngo Imana we ushimwe ko kano hantu wanshishije ndagushimye aka kantu nkoreye ni keza ndagashimye rwose nukuri iryo sengesho ndarisenga n'abandi Imana ndagushimye ko kano kantu nkoreye ndako kari gakenewe mu buzima bwaje ndakabonye uri inyigisho nziza nuko ngo buke baransezerera ndetse bari bamaze nakumbwira ngo uzagenda vuba witegure ndabona sigaje iminota 10 ngiye kurangiza bukeye barambwira ngo witegure usohoke nditegura amenyesha no mu rugo ndetse bambana telefone ndatelefona muri ndabwira nti bagiye kundekura muri yinga minsi ngaha barandekura ntangira no gufata ibintu byanje bimwe ndabizohereza ngo buce umunsi mu gitondo kimwe ndamambonda gusaba raje mu rukerera saa 10 barambyukije umwe mu bari bashinzwe kumfunga kandi bari umaze kuba inshuti mbona raje ariko mbona asa n'uwahinduye isura arambwira ati Aimable wihangane ngiye kukubwira si bikugwa neza wihangane ati baravuze ngo ushike Kinshasa yego ese niko mubonye bati hari ikindi gishaka cyongereye ati tukizi ejo bagiye mu nama yo kugusohora umukuru w'Kinshasa aravuga ngo uwo muntu nabanzaze hano natwe tumubone ati none ndabizi gusa ko uri umuntu w'Imana ndabizi ko bene banyu bagusenge ndabizi ko uri umukozi w'Imana Imana yakurindiye hano ni Kinshasa izakurinda genda amen nuko turagenda turinjira muri biro ye afata ibyangombwa byanje arabisuzuma arambwira ati birebe ko ari byo ndabireba byose ndabimwaka zanibuka ndutware muri biro buriya hari amasengesho amwe abantu bajya basenga yamenye mbibwira abantu iyo tuganira nkabatera urwenya ntarigeze nsenga isengesho rimwe kavuga ngo iringiri ni iry'ukwezi kavuga ngo iringiri rizotwara nk'igihembwe cyose kubera ko uwa baryumvishije mu by'ukuri uyu muntu yasenze mwese ndabizi ko mujya musenga hari igihe usenga amasengesho y'umuhango akaba n'igihe usenga amasengesho nawe ubwawe ukumva ko yagezeyo yego nukuri ukayumva nawe ubwawe kandi bikakuremera kwizera ndamwaka ya dosiye ndamwandika iyo dosiye kwereka arayimpa yari muri envelope ndapfuka amagumakara imbere yiwe ndasenga ndavuga ngo Mana iyi dosiye yanje ngiye ndayiguhaye mu biganza byawe ahasigaye aba ari wowe wijera nuko ndahaguruka ndayimusubiza mbona ko mwitegereza agira nk'ibitegengeze ankora arambwira ngo Aimable ngo genda ndabizi yuko gutabanya n'abantu nabi ngo Imana yakumvishije cyane rwose turamanuka turagenda kuri bato ndatangara kabisa keze kuri bato mbona akishijwe bugufi komeye nari mfashwe nka kurya k'umuntu mubi urenze urugero banku mu modoka bamfashe mu maha yombi abantu bose bakotse batira n'umuntu umwicanye mubi agiye Kinshasa niwe wateje intambara muri aka karere bantereye muri bato ndagiye n'ubwoma nuri indege ariko ngenda mu buryo butari bubi cyane kuko yari yababwiye uwo muyobozi yari yabwiye ati tumujana arimo amapingu mumujane ko umuntu w'umugenzi ndagenda ngeze Kinshasa niho nashatse guhura n'umuraba nururuka mu ndege kuko baje kuntega baje nabi cyane baraza bankuramo imyenda yo mu gituza banshiramo amapingu bankozemo inkweto banyicaza hasi mu ivumbi cyari igihe cyo mu cyana ivumbi byinshi nyine nk'ibisuzuguritse abantu bose barakoka muze murebe umuntu bamarishije abantu umuntu wisha abantu nuko ariko aho nicaye kazambwira isengesho ryarinde kabwira Imana ngo Mana bicukeneye kunigisha tikinceho
mbabarire tukijeho turagenda tugeze kuri prison barasabye ibyangombwa barabifutwaye batishira bakuyemo ya mapingu basunikiramo imbere ariko agiye kuninjiza arambwira ati muri atugiye kugutereramo imbere barakwakira nabi baragukubita ariko n'umwanya muto ni none gusa uko bagutwara kose n'uyu munsi niko baza bagira abantu bose nta kibazo rwose ibyo ndabimenyereye baransunitse ngo ninjiremo bajya banjanye batinya kunkubita muri prison banije ngo bansangishe ngo bandi nabo mbona ko bitaza bose bararebana bandebaho ndahagaze mu kanya ndabashuhuje baranikirije ndahagaze mbuze kuko ngira ntegereje za nkoni bona ndazibuze umwe niwe wambwiye ngo icara ugeze ku muryango ndicaye hasi ku isima ndarambije bari 11 ngo barangize umukuru wako gaserire bari banishijemo yari umusirikare w'umajoro wasoke mukanya yarari hanze baramwijije nawe araje arinjiye baramubwira ati dore umuntu batuzaniye mushasha ngaho banzu mwakire borana ko nyitegerezana umuntu w'umunyagasayi arambaza iyo mvuye mbaza amakuru ndayamubwira ku bugufi arangije arambwira ngo suza amategeko yano tindayazi wese nayahe ndende kunyakira gusa niko nta kibazo Ramwe gusa ko bavuga nkaho wigeze ufungwa narafunzwe wese yemubwira amakuru irubumbashi Danibuka buriya arumuvuga butumwa yatubwirije ngo Dawudi yageze anesesha abanzi be ngo yo yabatekererezaga ibyamubayeho kera navuze amakuru irubumbashi gusa y'Imana uko twafunze irubumbashi mbona bimuteye ubwoba arambwira ngo none icyo gihe ngo mwahavuye gute titwarasenze none uri umunyamasengesho cyane areba babe ngo Imana kimwe tubonye umuntu uzodufasha gusenga naho inkoni sinasubiye yamakurura anyigiza iruhande rwiwe ati dozozo uryamaha uzumwa amazi ameze gute tayari yo yose ndimo ubundi nagize ninywera amazi meza mu macupa ariko gani nsanga ndayaba hano sangwa yo zasanga atoya uzonywa amazi meza imisi tuzobana tuzamweza amazi yo mu gicupa bayanzanira uhumure atari kutuba kutuganirira utubwire ivy'Imana nabakora ico gihe utubwire nuko uzadusengera namatangira ubuhamya kandi ngubu icyo shima Imana harimo umuvandimwe mwene data n'ubu yasigayeyo cyane zamusengera Imana Alexandre Bungu wa Pastor Makimbi Imana izamwibuka kandi izamugirira neza yararimo barambaza batasura muntu uramuzi kandi ubwo amena ari mubonye ndisimuza ariko mbonye asa na se umugabo nzi mu pastor tubane Bukavu ndamuvuze izinda baraseka bati niryo zinagiwe niwe andangije ndavuga ngo mvuga amakuru y'ubuhamya bati Imana ishimwe kutuzaniye umukozi wayo mureke mbabwire bene data mu by'ukuri abazakora ibitangaza ntabwo ari abantu b'ibitangaza kuko mu bitekereza abazakora ibitangaza n'abantu Imana n'abantu babizeye ko ibitangaza bihari kandi bibaho ati dusengere ndasenga navuga nti ngiye kubabwira ijambo muvuga mwese muzoza muvuga buri gitondo tuba turamukanyamo muzamuvuga ngo uyu muryango uri wasi navuyeyo ari ryo zino bazabanyita murango ni wasi babwira nti uyu muryango urakinguye ikiwukinze gusa ni igihe nugira ngo dusobanukirwe Imana nitumara tubone ko uyu muryango ukinguye tumunsi tuzabisobanukirwa uzoza usohoka undasohoke mbona wa mugabo ko aneze ujye mu majoro icyo nshima Imana ni iryo yaramaze mu mwaka ni iryo joro yarayemo ngo buce mu gitondo baramurekura amen agenda waje kugenda aravuga ati aya mazi yose nari mfite amakarita araho y'amazi n'ibindi byose niwe mbisigiye muri byo gasoje Imana yankoreye byinshi iminota yanjye yarangiye nazangira ngo ni myinshi none mbonye baye mikarika Imana ishimwe turacyari kumwe muri byo reka mvuga iby'Imana yankoreye sose nagize amezi 2 ariko muri ayo mezi 2 nabonyemo ibitangaza bitatu reka mvuga icyambere nta muntu uzusura nta muntu uzuvuga nta muntu usohoka hanze twageraga iminota 10 mu gitondo gukaraba gusa nuko ariko naricaye ngo buce ndasenga uwo mugabo asagaje gusohoka yaravuze abacu basigaye barira baravuga ngo uyu mugabo yari umusirikare ukomeye yarindaga president iwe yari yemerewe gusurwa umugore akamuzanira amazi n'ibintu byinshi akandi uko dukeneye uburwayi ukeneye ikintu uyu mugabo bazaza bakaka none doraragiye urwacu rurarangiye
yati serire yacu yafatwa nka serire y'icubahiro kubera uyu mugabo ivyo yatuzaniraga none ndababwira nti ngenda pfukama imbere yabo kabisa ndashima Imana yuko Alexander nazaza azatanga ubuhamya bwanje nije wapfukanye imbere ndamubwira ndi musengere musimbure yego kumusimbura nanje mbe sponsor wayo babwira amakuru yuko nari meze Bukavu ndashaka ngo ariko Imana ingarura hano Dangaza cyambere Imana yankoreye nico ukwezi kumwe ndiko namaze mbabaye nako ndi kwarangiye neza mu byumweru nka bitatu ngo buke Imana ikizira tari buvugira hano tangira kubona ubushobozi abantu bose baraho serire nka zitatu tara abantu 20 n'imisago bagurira korogati kabagurira isabune yo koga kabagurira isukari kabagurira umugati kugeza umunsi nasohotse kugeza naho ngereye hanze ndashimira Imana yuko yayiciye amen Imana yakoze Imana imwereka impamvu rero yanzanyemo nicaye nindakumva Imana we igihe kanje umunsi umwe nicaye bankuye muri iyo serire nari maze kumenyera abantu bamaze basigaye bagira baravuga turiya muntu azavugana na mwene wabo ndetse bamaze gusa nkaho yisanzura bankura banjana handi habi ninjira ngo mbabaye cyane mbabaye pe karagaserire kabi gatoya sanga ngo abantu bari munti bumva igiswahili bumva iringara gusa abandi bake bumva igifaransa ngo ninjiremo kuvanyitaga pasteur ngo ashike bati karibu pasteur murakoze ninjira mu gihe nicaye mutekereza ko Mana ko nari ntangiye kumva merewe neza aha nawe ugiye kubanyigishiza kandi gishasha kimbwira nacyo kimenye kandi umutima wanje uhereze kucakira nicaye babaye kwisima aho narinde nariko ndyama ku kantu barantu bari basigaye asa ameze nkaneza buke none bansubiza kwisima hasi igihe nicaye mbona umugabo umwe araje aransanga afite imyaka 53 kwashike arambwira ngo wa mugabo we ngiye kubwira ivyo Imana yambwiye amen nije wagufunze ngo nije wagufungishije tamureba ufungwa umukene uraho ati cyatumye ngufungisha mazi imyaka 30 ndi umurozi yego inzandoga naragiye mu bafumu abakurambere bacu nabamukaka bansigira imiti bona yashusho y'abantu ndashimira pasteur Tade Mutwara Imana imumugishe niba tukiri kumwe amen niwe muntu wa mbere twavuganye kuri telefone sohotse amen kandi twari tuziranye cyane ariko umuntu barampamagaye ndahari mon frère ndahari inshuti yanje ko ndagukurikira Imana kugasanira Imana igumugisha mukumba rwose ariko tazibagirwa rwose niwe muntu wa mbere telefone ya mbere ashize ugutwi ni ya pasteur Tade arampamagara ampa pole numva arampumurije ndasohoka hanze abantu bose ba Kinshasa bari abategetsi n'abayobozi bamwe tutaza tunavugana nageza numva n'amazina barampamagaye bampa pole baranyihanganisha Perezida Charles Mukiza Jani wiwe afata neza abanjana mu isoko barangurira nari mfite imisatsi n'ibyanwa bamwe bagiye babona amafoto ngire ngo sanabi ariko ndashimira Kinshasa ndashimira abagabo b'Kinshasa banyitaho bamfata neza imitatu nagize ndasoba kandi uko umuntu narinzwi n'aba bantu bose bigeza ibindi byakurikiye mwarabibonye kuri YouTube umunsi namanutse kuri Goma umunsi namanutse Bukavu icyo nshimira Imana ngisorezaho ngeze Bukavu kuri ya Poro hajya banyurije bafashe mu kwaha banyamiriza bansunika muri bato ngo mpagere sanga abantu bacu barenga 200 baje kuntega n'ukuri kose bari benshi pe ngo mbashike barambwira ngo banzugume muri bato ngo abantu bose banze basohoke ngo usohoke nyuma atarakavuye noneho n'undi mugabo w'umudepite wari uje kwiyamamaza muri ANC nawe aricaye nawe afite abantu baje kumutega ari wa mahoneri yateguwe abapolisi baraho n'abapeme baje gutanga amahoneri kuri wa mudepite je ngo sohoke ngiye baje bagira ngo ni wa mudepite ni jewe rikagaza honere bazimpe ndavuga nti iyi ni Imana amen bavugije induru batera za salute ngora umupfuko nane mfite $20 ndabahereza ntariko sinje nyamara gusa mwari mukeneye gusoza umugambi w'Imana kuko hano nahacanya gasuzuguro mpacanga icubahiro Imana yagucubahiro yuko yabikoze bene data bayobozi ba kino gitaramo mwene data Aimable abakozi b'Imana bataramiye aha mwarasenze narabimenye umunsi umwe narasenze reka